batabizi ngenda gurutese ni ngo kuba umutinganye nabimenye none asubira gutingana uzanye bagirwa burundu uzanategeka uri kubivuga nk'umuntu uri kunkanga ko n'undi reka ngomba gusigura cyane cyo urabizi ariko Tereza asa neza nuko turi kureba muri kamera ngo urebe agaragara nk'umuntu ushaje imyambaro yambaye ndabona isa neza kurusha y'akayisi uyu ni mukecuru ngende shaka yubashe muri wabona umukobwa wambaye ingwate ya mukasena ikigali amaribaya bya byenda by'amaribaya urumva ndashaka kumwambika imyenda amasuru jipe meza yandi ashaninga pana ibingibi wagira ngo amashu jipe garenzaga none se irebe yanyambika ishu jipe irenze akuseza n'ukuru zamura turebe oya waruciye kutubwira ibintu byakurakaje kuki utakomeje gutubwira ari kunganda kandi imbere ya kamera se kubera iki kubera iki ari kunganda kandi imbere ya kamera ariko kayose nawe aziko ntabwo yemera ko ari amakosa uretse mubwire amakosa y'iki sindi kuvuga ko yakomukunda ese kumukunda bivuga kumukora none sarishiri wanjye se Yes, of course, comme tu peux nous voir que fait of course on va se d'abord ça doit faire premier sur tout le monde agenda tout active tout ravoka mbyirugete avinisha ku mashiko navuzwe abyashoro hit yo terizuba iticuti y'aba boss dijwi ry'aba diaspora ntigejwi abandi nikakajwe ku pandemic in the city umwuzukuru Korjama Friend Shop mwana umugore imbaraga z'yukwane zubaka vuba nyitaho parent ton speaker ndagacoka tsego niyo ko nitwa Mr Breaking kuyu mwanya none rero kuri no Jeep official ngira ngo mwamaje kwibona twonge twagarutse ndetse babwira ngo mwarakoze kuri subscribe dukomeza no kushimira abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo rwose kuri no Jeep official dukomeje kugenda tubakorera uyu munsi wa none rero niba ari couple ntago mbizi uraza kuza kubitubwira gusa ndi kumwe na Kayusi cyangwa amenye ku izina rya Shitani Kayusi imeze bite ya ni fresh kabisa ndaho ndashimira Imana pole pole ariko ndabona imihanda yanyereye ndi kubona ari kuna muntu turi kumwe atari fresh arimo kugenda nyinuba hari wagira nyishimiye ariko nabyo byashoboka baba mwitande twe turo dusinga umuntu muri kumwe ya uyu nguyu cyangwa yivuge ni muntu mukuru mesheri wanje ariko naho araza kubinyuriramo abigire fresh muri ibisi cyo kuza neza ariko ndi kubona we ari kuntinga arimo kumyanga kanyabugabo kanje ngo gafite ikibazo nyine ari kumwe tugamba twishi ariko ibyo se byitayo nawe nakubwira nakomerezeho ndatse reka tankwaki bakwita nde uri mu ntoki murakoze cyane amazina ganje nitwa Tereza amazina y'ibiki Tereza oya ari kinavuze ngo ganje amazina y'inga ya ganje sendago nakubwe ngo nduka zajiranyigana uzanyigana kugeza cyane uko ngambaga none se wahindura urukundo ngambaga Tereza uyu mwanya none turokokera kuri no Jeep official uturuka he ko numva uvuga zaganye nyinshi cyane aye ndi kumva ari kuvuga tukabona sobanutse turukaga mu murenge gwa Cyanzagwe niho mu rugo muri Cyanzagwe uri mu karere Karubavu mu ndara y'Iburengerazuba indara indara ubwo ngubwo mu ndara Kigali imazemo igihe kingana gute Kigali amezi 8 niba ataratandatu naje mu ndambara amasasu gari kugamba reka da harya nawe mu bantu baturutse muri Kongo ni hafi ya muri Kongo mu rugo turaturanye ni hafi ya hariya ariko mbaga ikimanye cy'umukongomani n'umunyarwanda reka da ndeba cyane uri kuvuga ibintu muri kumva neza ikimanye ngo cy'ikinyarwanda ngo ni ikimanye cy'igikongomani uyu mwanya none wakundana n'umuntu w'umutinganyi nyine nje Kayuzi yarambora projet arambwira ngo arangunda ako nje ikindi umwangiraga ntukunda umbonaga kuri YouTube ari guhora ari gutingatingana Kayubira bintu ndagombe kundaga keretse n'ubicikaho ariko nagutinze ndagwandinze ariko abutinga ariko man reka ngubaze nese oya wa mu rugero natinze bangaye ubundi je nayo mfite ikibazo cyo kuzihurira nawe burundu ngamenya niba ufite imbundi irasaga imbunda yawe irarasaga irasibiki imbunda ushaka kuvuga ni iyihe ushaka kuvuga iyihe imbunda y'umugabo imbunda y'umugabo nyene bishatse kuvuga iki imbunda y'umugabo bishatse kuvuga iki imbunda yabagamo amasasu nico ndi kukubaza amasasu ameze gute amasasu ameze gute amasasu garasaga cyangwa muri sirishwaka ifite kanumva ariko ako wakoze mindani ko ngo iki no Jibra afushuba ase dokora mu bintu by'umuntu reka ngore mukonje ndagaki aho ugomba gukora gakoze mu bintu irimo se skayifite wa muntu cyangwa niyo kurasa mu kivu ziko yarandiye n'inzara mwana arashaka kunsira muri ayo uremera umuntu agakora mu bintu ukemera ko uri umuntu w'umugabo aze gukora iki abakobwa koko reka mubwire umukobwa akora mu bintu dore kwihanagura mbese uri kwihanagura wahice se muri kwihanagura ubu se iki afite bibiri afite ibintu bibiri uri kuribwa
mufite ibitsina bibiri jyewe uyu muntu aturuka buri ko ndi kumva gihe acana kayureka ngo ubwize ukuri ndayifite pe ariko ushobora kuba ijombajombaga mu kibuno gusa n'ukundi umbonaga ukundanaga n'abandi bo mumeze kimwese ko ndari nabona wakundanye n'umuntu muzira ubundi se nawe baretse nkumva jewe birazwi ko mfite igitsina cy'abakobwa ariko ntabwo mbizi niba kiri kizima ni kizima ahubwo ikibazo nibaza kuri Kayusi kubera icyo utuma umukobwa gukora mu bintu oya ni ukuvuga ngo sibyo kubera ko nkundaga ni amahano kuri wowe no ku bandi bantu sibyo ntabwo ari amahano kuri njye cye kuri we bishatse kuvuga ngo njyewe nakuba nta mu burenganzira bwo kunkoraho uko mabishatse ntabwo abanyambuye ubusa ni nk'uko nanjye nshobora kumukora mu matuza nkamukora mu mabere ni nk'uko byatangiye umuntu ndi kumusoma no mu kanya ahangaha ndamubirandura rwose mbere ikintu byo mutarabona n'ibikisi ushatse oya ntabwo ibyo ngibyo byatuzanye bashaka kuza gukorera ahantu kuri telefone kuri kamera se iyo umuntu ari mu rukundo aba agomba kugaragaza itandukaniro nyine ry'abandi cyane ko abantu bashingiye bazi ku byo gutinganya ariko n'uyu nguyu nta gihamya afite kuko sinatinganya areba ntabwo namutinze ubundi se wowe ugira urukundo nta muntu utagira urukundo n'imbwa zigira urukundo ariko ukunda abo muhuje ibitsina oya ntabwo ari ukuvuga muri aka kanya ntabwo ngewe ndi gukunda abo duhuje ibitsina aka kanya ndi kubugaragariza sheri wanjye umukobwa abamushimira abari mu mupinge abari bumusuzugure abari bumvuge nabi muri kometi ntabyo nzi ariko ari proud yanjye humura ndamuntu wanyaga ndeba umuntu umeze nkanje wikwisaga ndeba mbere kukirembe nyitegereze ugeze no hejuru dore nambaraga n'ishuji irimo afite amambara ubusa mwaragendaga kabutura kamadobadoba ntabwo numvise neza haguruka turi nambaraga n'ikabutura nyine haguruka numve nyine nashye Yesu ubizi haguruka nyine ndebe kufite nyashi hindukira turebe uko afite iki hasi akose ariko noneho Kayusi noneho iraraza kuza ariko nawe yakozeho nawe agomba gukora hose nawe ntabwo yakozemo noneho yanacicengejemo anakoramo n'indani okay Therese usibye kuba wenda uri umukinnyi wa filime ubundi akandi kazi ukora i Kigali ni akahe uyu nguyu acuruza injugu uko bigaragara wenda akandi kazi ngoraga nginaga comedy na film bagambemba ahubwo ikintu ngiye ukabukina hano mu rukonye bwa mbere hano yakibaza ngo ukina hehe ukora hehe waduciramo muri make maje gukora muri projet nyinshi siko nazibara ni nyinshi lakini muri filime yitwa umukozi wo mu rugo iyo ni yande ni Foromine indi nakinya no kwa Regis ahandi no kwa Mitsitsi nakinya ahandi no kwa Daniza nakinya no kwa Nojib ahandi no kwa Benovi nginaga no mwirebero TV mwirebero kwa basaga ryo haryo ubwo ngubw'ikintu cya mbere nibaza n'iki nakora bijuje nabonye mukina nabije turakinanaga muri projet ze no kwa Yohana nginagayo kuki buri gihe se kwa bijobija mujya gukina mwese mwambaye ibyenda wagira ngo by'abantu by'abakene by'abashatse kugamba ko ndi umusazi ntabwo mvuze ko by'abasazi byo ngibyo Kayusi yaburetse mubwira banza ijambo gato kuba uyu mu baby duhuza wenda dukundana sibyo nkaba namugaragaje public bashaka kumuca kuri bari abantu bambara nk'ibintu by'abanyabasazi abagenda ahura nabo ni benshi ariko muri akanya ndifuza yuko bino byenda byose yabikuramo nkamwambika imyenda y'abantu bazima sibyo ese ubisere ko mukunda koko cyane hakuna tahaya wewe uko na problem cyane kumwambura bino bintu by'abanyabasazi nguo zangu ni za mubaya bino bintu by'abanyabasazi yambaye zingaburiraga kare muri ryo wanjye cyangwa wenda ngewe ku mufuka wanjye ameze neza sibyo ntabwo wazi wanjye ngo wicwe n'inzara ntabwo waza ngo uri imyenda yo kwambara nta nubwo waza ngo ndetse kugushimisha ku rwego rwo hejuru ibyo wibwira ngo naguca inyuma cyangwa wenda najya hatarabigenewe nahindukira nkajya habigenewe ariko nyine ngiye nkabona asa neza ameze neza ese ubu Tere wowe bwa mbere ucyumva uyu muhungu wacu ko ari umutinganyi wenda uwibereye nko mu cyaro ukahita ubona nka videwo ze arimo agenda avuga ati ngiye nkunda abantu duhuje ibitsina sinzi n'indirimbo yigeze kuririmba numva azanyemo ibintu bya Badumba n'abandi weho wumvishije bimeze gute ubundi abatinganyi bafata gute ubundi muri abatinganyi ndabangaga pe ariko nyine ijambo ry'Imana riravuga ngo uzahindukirira nanjye nzamuhindukirira aramutse aretse ubutinganyi nanjye namukunda nese ubundi bishatse kuvuga ngo aramutse avuye mu butinganyi impamvu nahuye nawe nuko nzi ko ushobora guhinduka ese ubundi wamugarika yo
Niki kintu gishobora kujyana mu butinganyi wowe? Mon bebe. Ariko se batugabanya uburaya wewe bugabanya uburaya tuba twiganirira. Ariko ngomba kumwereka urukundo. None se siko bimeze. Ngomba kumwereka urukundo. Reba ngubu wenda uyu mwanya wa none urabona wenda ugize amahirwe wenda kuba wenda wakunda reka byita amahirwe kuba wakunda na wenda n'uyu mutinganyi wacu bita Kayusi. Ariko wenda ugasanga rimwe na rimwe abantu ntabwo bakomeje kugenda wenda bagakomeza kugenda babikwibutsa ahubwo ati kuri muntu ubwo mwakundanye kuri muntu mutinganye urukundo rwakomeza nje yapfa kuba yarihanye gusa ndamuntu wa ndandambarandero ako baba ruvuge neza ariko kuvuga ibintu wumva mana ariko nikavuga nese we warwe oya gatatu kuvuga niko niko ngambaga ese hano twaje kugambana se twaje kuvugisha hano ntabwo twaje kugambana ngo niko agambaga ngiye ntabwo nzi ibyo birimo ariko wenda navuga Icyongereza sibyo cyangwa vuga Igifaransa ariko nacyo ni Ikinyarwanda kugamba ni Ikinyarwanda kugamba kugamba bisobanura iki kugamba nyine no kuvuga kusema Aziko nta mutari hariya kuko nta mutari sharp ubundi cyangwa nuko ndeba uwitwa Kayusi n'ubundi afite inzara ya daje n'inyota ndeba n'ubundi ari kwinywera akibagirwa umuntu we mon bébé I love you uyu mwana rero ndashaka kumusirimura ntabwo nshaka guhora mbona ameze nk'ikintu cy'ikindi ibintu bitatu ushobora guhindura ko umukobwa mwamutse mukundana namwambika imyenda sibyo ya yindi y'amaribaya bikubyumva maribaya amaribaya bya byenda by'amaribaya urikumva ndashaka kumwambika imyenda amasuru jipe meza yandi ashaninga pana ibingibi wagira ngo amashuji pe garenzaga none se irebe yanyambika ishuji pirenzi akuseza n'ukuru zamura turebe Tereza banyambitse ishuji pirenzi we usikundingi yanzaziyeho ngizo moyegwe ukangurira indi shuji pe irenzi nakumva ari sawa ese undi wambara ikariso imeze yingo yambara ikariso y'ingwe ariko ntigeze no kuyita mu mateke amakariso y'ingwe tuyazi ku bakozi bo mu rugo kandi kuko yigeze kuvuga ngo yigeze gukora akazi ko mu rugo oya ni filime yakinyemo n'umukozi wo mu rugo ubundi ntabwo bigaragara ko umukozi wo mu rugo tureke ibya filime njyewe rega mvuye mu cyaro vuba ndago ndakora akazi ko mu rugo ariko ngabonye nagakora rero niteguye kwambika ikariso y'icuma oya niteguye kukwambika ikariso y'icuma none se Kayo ntabwo umukozi wo mu rugo mwabana baba bafite imyumvire itari myiza kubera iki baba baramenyereye ufiriti amavuta menshi bakamenyera ibishimbo n'isombe zitagira umunyu mbese ni babandi batora tuga abandi bisubira ngo ni abantu bagira movement mu kazi mbese ko mu rugo asanga nyine barimo kuvuyanga ibintu sibyo ariko ese amakuru yayike uwo nguwo wimuzana gukora umutinganyi udatuma nteranya no gukora umusheri wanjye none njyewe byaba ari ibibazo kubera ikizira twakoza amakuru so okay iyige wenda reka tuvuge ko ajya ni mukeba ya mukeba wanjye arahameze neza mukeba wawe cyangwa mukeba we ni mukeba we ntabwo Kinyarwanda ntabwo nzi Kinyarwanda mu byihagarariye mukeba wa Tereza siko nafite amazina y'abantu bashaje mukeba wa Tereza uretse ni kuvuga uretse bavuga uwo muntu mukeba wa Tereza arahameze neza ahubwo ikibazo umunsi azamenya ko ndi gukominikana na Tereza akamenya ko dukundana akamenya ko dukominikana akamenya mbese ko turimo kubihuza neza akamenya ko niwe muntu urimo no kubifashemo nyine kuva mu buryo butinganye ko ntabwo nabihakana ko ntanyuze mu buryo butinganye ndetse na n'isaha abantu benshi bajya babinyikira sibyo babinyikiraho nta gisuzuma afite cyo kubekana cyo kubyemera sibyo ariko yige mukeba wa Tereza ameze neza ikibazo gihari nibahura ewa bazicana baziturana hasi kabisa ubu ngubu Tereza wakongera ukamukorera bya bindi wajya kumukorera aha kamwereke Tereza rero sasa rero nemeye guhinduka ku bwawe wemeye kuva mu butinganyi ni ukuri pe uri kubesha ntabwo ndi kubesha kugira ngo mbikwereke ko nabesha uri kumva njyewe niba ari ibyo kuri twahita tunakora n'ubukwe amafaranga agarahari uvuye mu butinganyi nabuvuyemo rwose kambanze naguhombera uri kumva icyuya cy'umugabo kimeze neza ariko kumva nyine mubwire bagira ngo numve kurimo reka kungana kandi ariko umva mubwire nyine uzaba parodi y'umugabo ngabo ndekura reka ngubwire rero Kayuzi niba ugiye nka nakuri icara hano nta mugore utegeka umugabo banza Kayu reka ngubwire oya
nta kintu ufite cyo kuvuga reka banze ngamba ariko ubabajwe n'ikitire nje ibintu niba dukundana ndago bigambye ko agomba kungandakanda ngaho gukandakanda imineke kuri social media ibi ni ibintu biberaga mu cyumba none se ariko mpamvu yubusa ntabwo kuza kungandakanda ku mabuno ngo gukanda imineke none se numvise kurimo neza ngo numve ko weze icyambere uvuye mu butinganyi vuba iyi saha n'ugu munota umbwiye ko uvuye mu butinganyi aka kanya ahubwo ko afite n'undi muntu atereta kandi umutinganyi yige ndamuzi yige buriya twaratandukanye twaranganye ntabwo ngiri kumenya yige nzi n'ahandi abaga nzamusanga iyo nzamutera ase wavuze neza ikinyarwanda ko ibyo nibyo kuvuga nzamutera ingonje yo mu gatwe bagakwibagiwe bari ibirayi bishushe bimeze bite oya waruciye kutubwira ibintu byakurakaje kuki utakomeje kutubwira ari kunganda kandi imbere ya kamera se kubera iki kubera iki ari kunganda kandi imbere ya kamera kandi ntabwo bikundaga ntabwo bikundaga njyewe ndi umukobwa wiyubashye sibyo ndambaraga ngikwiza ndanubwo ngaragazaga mu muco wanje icyambere cyo hasutiye wambaye ndetse ko hano hari isutiye yiki si isutiye nyambaraga amabere ganje ko gatari gahagwa yaraguye temeye ko amabere yaguye amabere yaraguye yabaye nk'ikibe ryonse ibyihebe byemere nese abona mfite ibyanza byihebe ndiruka ko mbaga nambarimo n'agapira turebe agapira konyine ntabwo nambaraga isuti kuramo turebe igira gute mbere wareka kumbwira ibyo ngibyo nje ndago nshaka akayuzi uje kujura gukundana n'abandi bahungu mumeze kimwe mufite ibitsina bihura bisa ibintu byo kuje kubareba mu kibuno wabo ugeze kuvuga ngo mfite ibitsina bibiri igitsina cya mbere wumvise kimeze gute wamugana oya ntabwo yigeze abigusobanurira ntabwo yigeze ubitsobanurira wavuze ngo wakozemo wumva arimo bibiri wumvishije bimeze gute ibyo bitsina yego afite kimwe ariko mukunze namukundira uko ari none wabeshaga none wabeshaga ndi kugira ngo muserereze ndi kugira uca no kubera ngo icyo abakobwa kiranukaga icyo abakobwa kiranuka nyine kuba kunda ugihoraga kibumbye icyo abakobwa kizaga mu mwuka mubi icyo abakobwa kiranuka kigiraga gazi n'abakobwa ntabwo biteranijeho ntabwo biteranijeho nese wari wumva umuntu uri kubwira umugabo ngo ufite agahuyu cyangwa babwiraga abagore ufite agahuyu nese nawe urabizi ubona igitsina cyawe kiranuka umuntu ubwiraga agahuyu oya mbwira yego cyangwa oya umugore wese oya ni wowe uri kubaza sinshaka kuvuga umugore wese ibyo niwe ndi kuvuga umugore ava akagira yamaze amasaha 5 ataritawaza abaga yazanye agahuyu ataritawaza rata tirereka nkubaza ikintu kimwe hari ukuntu batubwiye ngo turuka mu cyaro ngo niwe za Cyanzarwe mu cyaro cya muri Cyanzarwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu ndara y'Iburengerazuba gute ugira imbaraga zo kuba wakumva igitsina cy'umuhuka nagikora izo mbaraga uzikura hehe nose ko ari wo babimbwiye nari kubyanga oya wamvuze ngo reka nkureho numve impamvu reka ngubwire nakuretse icyo ndagukora ariko icyakayuzi nawe mfite amatsiko yo kugikoraho ngo numve ko kiriho koko kuko wagize ngo umukobwa mugenzi wawe se umukobwa kayuzi nzi ko batinganye babaga bafite ibintu bibiri bitandukanye icy'abakobwa n'icy'abahungu impamvu rero nahise mvuga ngo afite n'icy'abakobwa nagira ngo umuserereze ntabwo gifite icy'abakobwa ahubwo ngibaza kuko ari umutinganyi abafite icy'abagabo ndazindi imbaraga bashaka gukora mu gitsina ngo cyakayuzi ngo yumve uko kimeze ndazindi imbaraga none kuba wakoze none usanze bimeze gute nzanze afite icy'abagabo afite icy'abagabo kandi kirasiramuye kubwo n'ubundi already wahiye yatokombeye nahise mukunda aranasiramuye none ndasiramuye urabyemera neza aze kayo ubundi wa mugani ngo cyo wagiye kwisiramuza kandi uvuga ngo urumutingana none se abatingana ntabwo bisiramuza bibamarira iki arigiye umubyeyi reka nguvugeho bazi uko ndekereza arigiye umubyeyi abyara umwana atazi ko azaba umutinganyi kayuzi yaza kumenya ko azaba umutinganyi ku giti cye ari wo kwisiramuza ndi ari kwisiramuza ariko buriya nyina aramubyara aravuga ngo ari umuhungu reka musiramuze hakiri kare nanjye ndamutse nje Tereza ndamutse mzaye umwana w'umuhungu nava kwa muganga babikemuye bikavirayo rimwe binarangiye ajya ntago abakobwa bisiramuza nabo oya ndaga abakobwa bisiramuzaga abakobwa bavugaga buzuye ahubwo abakobwa mucimye abuzuye abakobwa bavugaga buzuye gute bavuga buzuye ariko hari ibindi bintu bajya bakora nubwo nashaka kubivuga ariko nabo ntago ari ibintu
nyine ibyo byo guca imyeyo ajya wako bacinyeyo gute mbekayo umukobwa aca imyeyo n'ubundi asanzwe azifite ndaga ari nk'umuhungu bazana imbeta bagashiraho umukobwa ndakinda bongeraho n'ubundi ni ibirimo n'ubundi bongeraho ariko bakoresheje umubiri n'ubundi ndakindi kintu bakoresha mbese ko abantu njya bavuga ngo abakobwa baca imyeyo ngo birababaza izo myeyo n'ubundi aba yarazivukanye noneho hari abantu bavuga batayifite rero ni ugukurura kugira ngo ziyongere nda n'umukobwa atazifite noneho ni bose ni nguko umukobwa avukanaga amabere akazakura ubona barayikuruye n'izo iyo procedure igenda gute uwo mukobwa n'ubundi mu myaka 12 yo kumera amabere na 13 zamyezo ubwazo yabigizemo uruhare kazikurura ziraza azikurura gute rero yabyibagiwe akabyirengagiza mu myaka 20 ndago zizaga ntabwo ni uvango gwera ku myaka 20 ntabwo byakunda hejuru y'imyaka 20 ndago bikunda kubera iki munsi y'imyaka 14 umukobwa ataraje mu mihango birakundaga rero Kayuzi we ndago yagira imihango kubera ndagitsina cy'abakobwa cyo giraga aba yafite bibiri yaje aragira n'imihango aba yacimye Kayuzi aba yaranayiciye nari asante ndamyeza agira mwamugera umusazi kabisa mwamuje nawe ntabwo Kayu wacimye ndagungunda oyakuba nkunda ntabwo bivuze gufata amabanga y'ingese none se kutangiye kugamba nese ari myeyo zugira nje natubwire ubwo yarayiciye Kayuzi ufite nduza nzima nyinye ngiye Kayuzi rero ndikubaza wewe wacimye si yakoze hose Kayuzi umugabo wujuje ibyangombwa yujuje ibyangombwa procedure se ubundi ikorwa gute kuko numvisha afite ibintu bibiri by'abagabo bibiri vuga nibwo nibiki oya vuga ibyo bibiri kuvuga nyine ibyo vuga nibiki by'abagabo bimeze bite abagabo bagira ibintu bifite amazina ariko oya no bivugira sigomba kubivugira hano ahubwo icyo nashaka kwibariza iyo procedure igenda gute iyo procedure igenda gute yiki iyo ngiyo wavugaga nyine ngo yo gucanga ibyo bintu ngo nese ubundi ko atari wogiye kuzica urukubimbariza kimwase byarangiye byaragambye ndagari ariko hari abantu bashobora kuba bumva ikiro kigara bavuga ati nakubwiye ko umwana w'umukobwa avukaga afite izo myeyo uko zibagari zitoye ariko yakuze zita zibura iyo ubishatse izo myeyo wazikurura kiri muto ariko abagabo baza muhohotera kubera ko iyo abagabo ngo bazibonye ngo bahitaga bagira kandi umwana ukiri muto yicaraga nabi akaba yanakwiyandarika kubera ko bakiri muto ndabwengagira niyo mpamvu batazibakururiraga bakiri bato kire tuzamwirerera ukamucunga isani isa mukaza muri kumwe no kwishura ubwo mukazaje murajana ariko umukobwa utangiye guca kenga aba afite imyaka 12 kuburyo ari imbinduka atangira kubona ku mubiri gwe agatangira kuzaja aritsimba kuburyo ataje gusaba hari yuru kumureba kuburyo ataje gukora ari guhishimye muya hari imbinduka zibazaje hari imbinduka zibazaje ku mubiri w'umwana w'imyaka 12 nk'umukobwa urugero ngisya sibyo mwana ngo mu myaka 12 13 batangiye kumeriza n'utubere twatangiye kugira gute gukugara gupfunduka ubwo rero umwana w'umukobwa w'imyaka 12 ndago yakwigaragaza niyo mpamvu bemerewe gushimyeyo bafite imyaka 12 bakaje barihisha ibintu ari kuvuga biri kuntera isoni arazikurura ngo ntabwo njye mbimenyereye rwose ariko Kayuzi igize umwana mwiza sinzi impamvu wenda biteye isoni kurusha kuba umutinganyi ntabwo biteye isoni ngo kuba umutinganyi unabimenye none asubira gutingana uzanyibagirwe burundu uzanategeka uri kubivuga nk'umuntu uri kunkanga ko n'undi reka ngomba gusigura cyambere cyo urabizi ariko Tereza asa neza nuko turi kureba muri kamera ngo urebe agaragara nk'umuntu ushaje imyambaro yambaye ndabona isa neza kurusha iyo Kayuzi uyu ni mukecuru ugenda ashaka ziriyubashe wari wabona umukobwa wambaye ingwate ya mukase no Kigali mukazi jewe mukase njyewe ndakiyubashe mfite umuco nyarwanda kirazira wambaye se iyo fanda ngongera ngasoma ese undi myeyo mpaya nanjye ndo myeyo iyo myenda wayiguriye he izi myenda nazikuye kwa kaka wanje niwe waziguhaye ariko keya Kayuzi yifashe mu bintu wajya umenya ukuntu batanga ke amana kagere inyama n'inyama ndakoze mu bintu mukibuno yiki ndayinywera zan kuki tuba umugabo umuntu ntabwo ndandira mu nzu mbona agotomera nk'uwagotomeye inzobya ese Kayu ni amafaranga angana gute ni amafaranga angana gute ushobora kuvuga ngo we yamaye njye nava mu bintu by'ubutinganyi amafaranga ariko ntabwo ibintu by'ubutinganyi ngende kubikora nabaye mbiparitse rwose ni amafaranga byasabye imbaraga z'Uwiteka hari ukuntu ubushaka twiye gukorana ikiganiro bavuga ngo urateraga ukanaterwa
ubwo Tereza ashobora no kubaza ngo wenda ngo wabivuyemo kandi wenda n'ubundi bayige mugihura byonyine kuba muretse agakora mu bintu byanjye akumva nibyo ari byo yanababwiye ko kinasiramuye yanababwiye ko mfite ibintu bibiri by'abagabo sibyo bimwe byarapfa bigufi akimaka n'ibindi birebire mbese ubwo abantu bashaka kumenya ko ushobora kuri ikintu gifite ibintu bibiri yamajije guca impaka bivuze ngo rero ntabwo nanyizere areke gushidikanya yumve ko mu buriri nzabinoza neza sibyo kwise wirukanguke tugera mu buriri none se ko ricyo rero ntitwanisha none se ubwo wabana n'umugore mutabihuza neza none se mwagira gahunda yo kubana ariko mwe mwajya mu murenge cyangwa none se we twakundana tukamarana imyaka atarumva uko bimeze tumva ko nzamuhaza byibuze atatere wemera ko wasama n'umuntu mutari mwajya gushakara ngo mujye mu oya jewe Tereza reka Nizera rya Yesu abasimubashi ko bakubonye se ko wabikozeho n'ubundi yabikoze se bivuga yuko mfite amatsiko go kumenya niba koko utari inyabibiri jewe usko kuri inyabibiri kwa ruko ngize amahirwe ngasanga uri inyakimwe nayo ifite igitsina gabo n'igitsina gore nibyo waruzi niko narinzi pe no cyangwa nganatekereza ngo kubera uri umutinganyi harashijije ameze uca rutaruturu ndakanduna gato kariho none nzanze kariho ikindi pe barese birafatika ningo pe ntabizi se we wimbisari gatose ku buryo katakunyura ese ubundi tere ubu ngubu umuntu wagiye mu kibuno yakujya mu maguru nyine apfa kuyanira kureka sinakubwiye ko ndubibiri igambaga ucyashidikanyaho nuko ashobora kuba azi ngo ashobora kujya inyuma he kure habaho imana itakura umuntu ndana kure habaho imana itageze umuntu wizera imana wasengeye Kayusi se mu Kayusi mbaraga musengera ngo azahinduka ave mu butinganyi none yemeye kuva mu butinganyi tugiye gukundana wasengeye se ubu ngubu bikagaragara ukareka kusengera ku magambo mugari wawe oya yasenze wamusengeye akansengera bakumva n'amasengesho yawe ndamusengeraga Kayusi ukuri kwema musengera ndafukamira imana yo mu ijuru nta muntu ukamira nawe uhagarare fukama nanjye ngurambure ibiganza mana ishobora byose iri mu ijuru ndagushimye ko uhinduye Kayusi nako akava mu butinganyi izina ryawe nirishimwe amen ibyo wakoze birakomeye n'ibyo ugiye gukora birarenze ndakwinginze ko mumeze ukora ibitangaza byawe mana ishobora byose umuhindure bya nyabyo yihanire kureka ave mu butinganyi ave muri ubu buraya bwo kuja kurongora abakobwa mu kibuno se Kayusi urimo biki wareke mu rusengero umuntu ari kugusengera umukora uyu muntu ndanubwo senga nyene ndi kubyumva oya Kayunje kandi ndi kugusengera ngo imana igukuremo wihanire kurega wihanire akosha wamugane Kayo wewe ukora no kumabere we none se reka mubwira erega gusengera ukamurogoye ubwo si iryo shingiro ryagera ku iteka imana uziko ukinishije imana wowe none se kandi ngo waye pastor wowe ko wamusengera baho nasengerwa n'umuntu numvise uwari we koko utumvisha uwari we gute mba ngomba kumva ariko maze yibuze kumwuka wera umurimo neza none se gukora hari icyaha kirimo iki se hari icyaha kirimo gukora icyaha ariko oya hari icyaha gukora ku muntu pe kireka imyumvire yanyu niyo ushobora gushidikanyaho gukora kuri sheri hari ikibazo ega hari ikintu umwe mutamenye asengeye fiance asengeye uwo akunda kuba nawe ukoraho rero mfite uburenganzira we ntabwo uri Yohana mubatiza nta nubwo uri babateka mitwe ngo ni ba Patron Mignoni cyangwa ngo ni ba bigenze bite ko ndeburize shusho umwana kumurijije bigenze bite ega hisagwa muri modo hisagwa muri modo rero bayiki turatanu uyu munsi ariko mje nawe ubyibureho bayiki mwana none se ubaye ikisho Tereza n'ukuri ko imana noneho sinzi kinabaye Tere ese Tere nawe ugira amarira ava hafi gufata umuntu ukamusengera uzi ngo ari serenda ntugazahinduka ndabibonye kandi nkoze ku mugore ntabwo rega ngiye nkoze ku mugabo ibintu byawe bivuyemo ndaguteze guhinduka Kayuti imana iri mu ijuru ndaguhahinduka je urapfukamye ngo gusengere uratinyuka ujya kungora ahantu hose no ku gitsina no ku kibuno no ku mabere ndi gusenga aho Kayo nawe wamugana ntabwo ari fresh umva nkubwire none se ubwo ngubwo ntabwo yizera imana imana si imana iba mu gukorakora ku none se hari inzara muri iyi uzi impamvu agusengeye anabukure ku mutima ishoho murashusho sinzi ko mukunda I love you Kayumva ariko giteme mvaho ndongera kungora ufata amaboko kawe ugishiraho mvaho nuko uvomera mu rutete
basi reka ngusome kugira ngo ubyemere ko ngukunda urumva niba rero nifatanyije ngafata umwanya gwanje ugapfukama ngagusengera ndi gushima Imana ko ibyo nayisabye byemeye wowe ukaja kungorakora ndi kubona ndi kuvomera mu rutete ako buri ayo marira ni mazima urumva ariko Kayusi nawe aziko ntabwo emera kana amakosa uretse mubyire amakosa y'iki sindi kubora ko mukunda ese kumukunda bivuga kumukora none sarishiri wanje se ajere wawe se ni ngombwa ngo umukobwa none mu ruhame hese hano hari abantu bahari abari kureba bino bigarurwa ko atari abantu bahese babirebe cyo ngo babyorere gukora ko nkunda urumva utangiye kwivumba none se icyambere cyo batashushu nako nawe Ada Tresori mwana Tresori kabisa turi mu nzu turi gusenga muje mufata ibintu mu bihagaciro nubwo twaba turi mu nzu turi gusenga wowe nduwo kuvuga Imana nawe ukazungora akoraho ibindi biza nyuma niba wemeye kuja mu gikorwa cyo gusenga ubwo no gusenga ndagara wo pfukamye ngo ngusenge none ibyo ngibyo nzabikora turi mu buriri cyangwa turi mu nzu sibyo so rero ntabwo ndi buzokomeza gukora ikiganiro mbona mwese harimo n'abari kurira kubera ko wenda n'ibintu twabitangiye ari fair bitangiye kuzamo marira byaba ari ibibazo ariko Tereza reka tumwisegureho kabisa tumubwire ngo bisori ihangane bibaho iki nanone akanuze agaki akanuze bihanakuza bitatumanagure ngira ngo wakwiye kuba ufite papier hygienique ubwo cyane papier hygienique ara mu nzu hariya cyangwa papier mushwari ese papier mushwari na papier hygienique bitandukanira nyenda zanje ni papier mushwari nimba ari papier mushwari mushaka tere papier mushwari na papier hygienique bitandukanira papier mushwari niyo kwipfunisha papier hygienique niyo kwihanaguza umwanda wo muri toilette ayo bitandukanira urumva ari byo ariko zose ni impapuro z'isuku ariko nyine aho bitandukanira papier mushwari ushobora kuyihanaguza amarira cyangwa ukanayihanaguza ugapfuna cyangwa ukanayihanaguza icyuya papier hygienique ushobora kuyijana muri toilette niho ukonze bikora ubwo niba mbigambye nabinuka ariko nuko mwiza nawe niko bizikayo niko bimeze yes reka mbashimire cyane rero mbashimire cyane ko nawe amagana ibyo ndi kuvuga ntabwo nshaka gukomeza gukora ibiganiro birimo amarira uyu mukobwa rero buriya no marira arize nayo urukundo biragaragara nyine ibaze kuba ukunda umuntu ukabona urukuzinga ari guhinduka kumbe indaga ari guhinduka ni ikibazo no kwicuza rero ibyo ngibyo turaza kubiganiraho ahari private ahantu hirengeye cyane nge nawe nta muntu ureba kuko ubu ngubu turi public. So ladies and gentlemen, reka tubashimire mwe mwakomeje gukurikira cyo kiganiro kuri Nojibo Official kandi mabwire ko ibiganiro byacu nakagaruka twihanganishe Tereza nubwo rwose birangiye abiririyemo. Tereza reka tukwihanganishe kandi tukubwire ko kabisa ibintu bibaho kandi birashoboka, ariko nanone Kayusi nawe ugabanye iki, ugabanye imico nk'iyo ngiyo yo gushaka gukora. We wamwibwire ngo gukoreho gukoraho nawe ushaka kumuprofitera kugusengera gusa urumva ari byo. Mukore subscribe kandi share ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.